Twongere tubahe ikaze mu makuru ya Zuxo Media TV. Uhawe nayo wari mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko wahanutse ku nyubako ya kane agahita yitaba Imana. Iyi nyubako ni imwe bakunda kwita Rikadi iherereye muri Mateus. Yamanutse ndeba ariko ni naramenya ahantu yaturutse ngo ni hehe. Njye nari nzi yuko yanyereye ku makaro akirasa gutya nyine bwakamanuka. Ariko nagiye nzamutse hejuru kuri etage ya kane sanga ni ikirahure ari guhanagura yakandagiyeho gutya yagihagaze hejuru bisa nkaho wajya ngo yari yagisutamyeho gutya ahagurutse gutya kita kiroboka ni plastique kiraturika umuntu wamubwira ngo agenda hanagure plastique azi yuko iturika n'ibiro by'umuntu aba yifitiye ngo simbizi nyine gusa uwo mukozi n'abakozi babiri hari wari usanzwe ujyanagura uwo ngo we n'ubwa mbere arajyanaguye yamubwiye ati rero no musi bonago ndi buhanagura ikirahure fasha ugende umanagurire kirahure kandi uwo muntu n'ubwa mbere arajyanaguye ubwo rero arurira aragenda arahanagura ntazakandagira ngo ni hano ntazakandagira ngo na kuko arimo icyuma kinuza cya ferabeto ukandagira utandaraje none uganagura ugize ute wunamye we rero yahise akandagira kuri cya kirahure aramanuka yamanutse avuze induru yabira ngo nagize ngo ni ikidomoro kimanutse cy'amazi kiguye ku muntu hasi ngiye gusanga ni umuntu umanutse yanasambye ndeba ngewe ubwoba bwanyishe ndasukumira n'ubu ngubu ndimo umva byandenze na n'ubu agatima kari kagitera bamumanuye hasi angaha agatima kagitera bahamagara polisi zigacama ariko ntibaze nyine ntago yabashaka kubona ubutabazi vuba ariko ewana batinze nyine ubutabazi bwabuze hakiri kare umuntu yarapfa nyine nanamukozeho kugira numve ko amaraso nyine agishyushye usanga byarangiye bamwitaho hawe nayo Marite tukaba twakoranaga amasuku mw'inyubako kaba harano bamworeje guhanagura hejuru y'akuzu hano hagiyeho ivumbi ikiraro yarahagazeho kigaturika akabona kakikubita hasi agahita arangira yaje adusanga mu kazi n'ukwezi ntabwo kwari bwuzure yari kuzuza ukwezi ku itariki 5 nyine urumva niba yakandagiye yahise amanuka hasi ahanagana nyine mu kirere amanuka ariko uvuga ngo nibamutabara arapfushye twageze hasi dusanga yamanukanye n'indobo yari afite na rakirete n'ikirahure nyine bamanukanye byose nyine iwe yaguye nabyo bimusanga hejuru yahise apfa hano hari hamenaguritse nanga urumva umumama yaguye amureba yatubwiye ko yakubise bene iki hasi yaguye nyine hari nka 5:30. Umuvugizi mukuru wa polisi John CP Kabera yavuze yuko abakozi batagakwiye gukoreshwa ahantu nk'aha hangiza ubuzima bwabo dore ko atari ubu bibaye gusa bihora biba buri gihe bakitaba Imana. Murakoze cyane mukomeze mukore subscribe.